Yesu ashimwe cyane. Dushima Imana y'amahoro ikomeje kubana natwe. Yaraturinze, yaraturengeye. Imana ishimwe cyane. Bakunzi ba Urukundo TV entre parenthèses amour de Dieu. Nongeye gushima Imana cyane, yongeye kumpereza akanya ko kuba twakongera kubana namwe umwanya w'ijambo ry'Imana. Wowe utarakora subscribe, reba uko wayikora, ukanda aho ngaho hari inyuguti z'umutuku, ukande subscribe. Niba ukoresha icyongereza, niba ukoresha igifaransa ukore s'abonner, urushe cyane no gukora share kandi mukore na like na comment kugira ngo tujye tumenya neza ibijyanye n'ubwiru bw'Imana, tumenye neza uko turi kubugendamo, tumenye neza uko turi kugenda cyane muri iyi nzira, uko igifite agaciro cyane, nuko twese twazisanga kuri wa munsi w'urubanza. Uko icyambere cya rubanza ruzaba ruhari, urubanza rwo rurahari rwose, aho ugomba kwibaza cyane urwo rubanza nzaba mpagazemo gute, nzameze gute. Ariko icyambere cyo ntabwo tuzabura kuvuga ngo twagiye mu ijuru, kuko tutumvise. Twagiye twumva mu buryo bwinshi butandukanye, Imana yaducira inzira mu buryo butandukanye. Rero kuba wafata umwanzuro ni ku giti cyawe. Ntabwo ari ngombwa ngo wakire ikibwiriza gihita kikuhindura. Cyo nzi neza wakiriye byinshi, hari na byinshi uzakira, ariko ijambo ry'Imana tubwira ngo cyane ngo uwumvise byinshi azabazwa byinshi. Kandi icyambere cyo n'uwigize ingumba y'amatwi, nawe uwo nguwo azabazwa impamvu atagiye yumva, kugira ngo ntaciye mu bikorwa bya bindi byose yagiye yumva. Rero dushima Imana cyane yongeye kuduheza kano kanya. Mureke dukomeze tuyishime cyane, tuyisenge. Kandi igifite agaciro cyane ni uko iri jambo ryakomeza cyane ribahindura. Mureke dushimane maze dukomeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Uri Jehova mwiza, uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze. Warinze abadamu, urinda abagabo, urinda abasore, urinda abakorwa. Kristo watubereye maso, warinze n'abana bato bacu bose, warabarinze, n'ushimwe himbazwe. Warinze isi yose, urinda imigabane y'isi yose itandukanye, utubera amaso. Kristo mwiza, n'ushimwe himbazwe. Mana gushime cyane, Mana kongeye gutwemera cyane ko twumva ijambo ryawe. Tugiye kumva ijambo rwose, Kristo muzayahumetswe nawe, ko ijambo ritubwira cyane ngo byahumetswe n'Imana. Imana nyemera cyane ijambo, ntaba ari njye ugiye kurivuga, ntaba ari abagiye kuryumva. Kristo muzima we, ahubwo reka rwose Kristo mwiza, Mana uzuganze. Cyo twifuza nuko wadushyigikira, cyo twifuza nuko watubera amaso, cyo twifuza nuko waturengera muri byose. Nyemera cyane uzubana natwe muri yose, dushyigikiye n'ibyo byose kubishoboye. Sajye neza Kristo umwami wacu, amen. Tugiye kumenya no kumva ijambo ry'Imana. Niyo kintu kiba cyatuzinduye muri kano kanya, nicyo kintu rwose tuba tumva dushaka muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Hari ibyo nifuza cyane ko tuganiraho ku magambo ajyanye no gusenga. Niyo magambo numva cyane dushaka ko dushobora kuba twaganiraho muri kano kanya. Gisobanura ngo abantu benshi barasenga, ariko ntabwo basenga uko Imana ibishaka. Kuko icyambere cyo buriya gusenga hagizwe n'ibice byinshi bishoboka. Hari byinshi byo nshobora kuvuga n'ibyo abandi bazavuga, ariko iyi saha wowe ubwawe niwe ugomba kumenya neza ndacyasenga uko byari bikwiriye. Icyambere cyo icyo nshobora kuba nababwira cyane ni uko Kristo abiye bose arabazi. Abiye bose arabazi, abiye bose arabazi. Mureke dusome ijambo ry'Imana rero dusanga mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ku bice 4. Turasoma ku murongo wa 22 na 23, kugera kuri 24. Turere kuri 22, then tugere kuri 24, niho dusoreze. Yohana ibice 4, umurongo wa 22 kugera kuri 24, niho tugiye gusoma. Mufate Bibiliya zanyu, abo turi kwe muri kano kanya n'abazumva kino kiganiro, namwe muzagera mubikora gutyo, ntacyo bitwaye. Icyo nzi neza nuko Imana iri mu ruhande rwacu,
kandi ijambo rirambwira ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde, uzaturwanya ninde? Ni Imana se, kandi ariyo idutsindishiriza uko bukeye uko bwije. Icya mbere cyo kuba Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ntukagire ubwoba. Buriya uzagira ubwoba cyane bw'icyaha, uzagira ubwoba cyane mu gihe uzumva muri wowe hari ikintu cyakemura gutandukanya n'Imana. Ni muri make uzagira ubwoba ari uko uri kumva neza yuko utari mu nzira neza y'agakiza. Uzagira ubwoba ari uko uri kureba ukabona muri wowe hari ikintu kiri kubura, niho uzagira ubwoba. Ariko icya mbere cyo kuba Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ibyo ngibyo birahagije gusa. Kuko ijambo rirambwira ngo nkunda bankunda, kandi abo ngabo banshakana umwete bose, abo ngabo bazambona. Mureke dusome ijambo ry'Imana rero. 22 aravuga ngo dore mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Buyuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo aba ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umurongo cyane ashatse ko dutindaho ni uko aranga kuri 23, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amena. Iki ni ikiganiro Kristo yagiranye n'uriya mugore w'umusamariyakazi. Ni ikiganiro bagiranye ubwo Yesu yamusabaga ku mazi. Icya mbere cyo Yesu yagize ikiganiro n'uriya mugore, kuko abantu benshi birabatangaza cyane. Bamwe na bamwe nyine bamubonye aribaza kubera icyo atashobora kuba yamenya uwo agiye kuganira nawe, kubera icyo atabanje kureba. Ariko Kristo icya mbere cyo niyo mpamvu yavuze aravuga ngo ntabwo naje gushaka abazima, ahubwo naje gushaka abanyabyaha. Muri make umuzima ntabwo ari ujya gushaka umuganga umushaka ni umurwayi. Niyo mpamvu Kristo yaje ari we yaje yemera kuba yajya gushakisha babandi bababaye, babandi b'abanyabyaha, kuko icya mbere cyo abazi neza yuko babandi b'abakiranutsi abo ngabo iteka ryose bari kumwe nawe. Ariko hari abandi b'umumaro bagiye batatana mu buryo butandukanye, bagiye batatana mu bintu bitandukanye. Abo ngabo nabo afite umugambi wo kuba yajya kubashaka, akaba yajya kubareba. Amena. Rero niyo mpamvu yavuze aravuga ngo ntabwo naje gushaka abazima, ahubwo naje gushaka abarwayi. Ni abarwayi ndibo nkeneye kugira ngo nabo bongere bagire ubuzima. Amena. Rero Yesu ubwo yarimo atambuka arimo yigendera, yari kumwe n'abigishwa biwe. Noneho ageze ahantu ho kwiriba, abigishwa be baragenda bagiye gushakisha ibyo kurya, nkuko namwe uko mujya kubishaka. None Yesu ari aho ngaho, haza umugore uje kuvoma amazi. None wa mugore yabonye Yesu yicaye aho ngaho, Yesu ahita amubwira ngo umugore wampaye ku mazi. None wa mugore icya mbere cyo hari ikintu Abayuda n'Abasamariya ntabwo bajyaga basangira kuva mbere hose. Muri make babanaga ariko bose bangana, bafitanye inzangano zitandukanye. Rero nawe ushobora kwibaza cyane uwo mwene se, kubera ko mu mudabuke n'ikintu nako ugasanga iteka ryose usa n'umuntu utamwishimiye, utamukunze. Ariko icya mbere cyo Yesu yaje kugira ngo ateranye abantu bose, ngo bose ayongere abahuze, ari Abayuda n'Abagiriki, ari n'Abasamariya, ari n'abanyamahanga nkatwe. Kuko icya mbere cyo agakiza kaje kuri twebwe ari inkurikizi. Ntabwo muri make umunyamahanga ntabwo yari yemerewe kuba yasenga Imana, ariko Imana ishimwe cyane ko yaduhaye igitambo kizima ari we Yesu Kristo. Niwe wemeye kuza, aremera araza aritanga kugira ngo wowe nanjye tube twabona ako gakiza ka Kristo. Niyo mpamvu iteka ryose Kristo we ubwiwe abashaka yuko tugomba guhereza agakiza cyane agaciro. Ariko abantu benshi cyane agakiza bagiye bakajugunya uko bishakiye, niyo bagahereza agaciro nk'uko bikwiriye. Ariko Imana irashaka yuko twongera kugenda y'ubusabane budasanzwe, twongere twibike cyane agakiza twumvise, agakiza twaherewe ubuntu. Twongere twibaze cyane imbere y'Imana bimeze gute. Muri make muri rusange ni ukugira ngo wongere ufate umwanzuro ujye wibaze cyane mu gakiza mpagaze gute. Ko Imana icya mbere cyo yaduhamagaye kuba twakiranuka, nta kindi kintu Imana igeze iduhamagarira.
ntabwo yaduhamagaye kuba twaca imanza, ntabwo yaduhamagaye kuba twari twareba umuntu ngo afite ngo ibintu runaka, ngo afite ngo umunwa munini, ngo ni muremure, ngo ni mugufi, ngo afite ngo izuru rirerire, ngo muri make ugasanga dufite ibintu bikomeye cyane tugenda by'abantu bitari ukuri ku ijambo ry'Imana. Amena. Ariko Kristo bakimara kugirana ibiganiro n'umugore, yabwiye umva mugore we mpereza ku mazi. Umugore nawe we kuko icyambere umugore yari asanzwe ari indaya, yari asanzwe yiziho umurimo wiwe, iwe yabonye Kristo agira ngo abonye umukiriya ushobora kuba yamufasha mu bintu ye n'ubundi asanzwe yikorera by'uburayi. Ariko Kristo yagize gutya aremera aramwegera kuko baganira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira cyane mu Bakorinto ba mbere yuko tugomba kuba twaba turi kumwe, tugomba kwegera abanyabyaha ariko ntituze gukora nk'ibyo bakora. Niko ijambo niko ritubwira. Ntabwo ugomba kubatera umugongo ngo nuko basambanye, ngo nuko banyoye inzoga, ngo nuko bakoze ibintu runaka, ahubwo ugomba kubegera ariko ukirinda cyane kuba waza gufatikanya nabo. Ndabizi cyane abarokore benshi cyane ibi bintu kugira ngo baze kubyumva ni ibintu bigoranye cyane, uko abarokora kenshi cyane bumva yuko no kwegera umuntu bamuzi yuko ari umunyabyaha, bamuzi yuko afite ingeso runaka, babumva yuko nyine ngo ntabwo ari byo. Ariko babwije ukuri uba ugomba cyane kumwegera, byibuze akaza no kureba imbuto zawe, bikaza ko byamufasha cyane. Erega buriya mugomba kumenya neza yuko ijambo ry'Imana ntabwo muzaribwiriza ari uko mwese mwagiye kuri mwagiye ku social media cyangwa bakoresha mikrofoni gutya na gutya ngo mube kumva ijambo ry'Imana, kuko n'imigende yawe n'imivugire yawe hari ikintu izakora ku ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ugomba kwegera cyane uriya muntu ubabajwe cyane n'icyaha, ukaba wamwegera cyane uko ari igihe wowe n'ubundi wamubera umugisha, ukaba wamufasha cyane akaba yamenya neza inzira ari bucemo, ntabwo byibuze areba ukuntu yakwiyunga n'Imana. Ariko ikibazo gisa cyane muri iyi minsi, ntabwo ushaka kuba wamwegera ngo nuko umuzi neza ko ari umunyabyaha. Erega kumwegera bitandukanye no kuza gukora ngibyo ari gukora. Amena. Rero Yesu nubwo yakomeye cyane kuyibiga n'umugore, umugore Yesu aramubwira ngo umva mugore, umva yuza kuba wamenya ugusaba amazi uwo ari we, wakabaye cyane nawe wari kumusaba ikintu gikomeye cyane. Wakamusabye amazi ku buryo kuko icyambere cyo aya mazi waje kuvoma hano aya ngaya arashira kandi ukazongera ukagira inyota, ariko amazi we yaguhereza ntabwo yazongera gutuma ugira inyota ukundi. Amena. Ntabwo wazongera kugira inyota ukundi, ahubwo amazi yaguhereza, ayo mazi yagufasha cyane ku buryo yaba ari amazi adasanzwe muri wowe, ukumva ufite inyota, ukumva ufite isoko idasanzwe mu ruhande rwawe. Rero niko umugore se avuga ngo umva rero ndashaka yuko umpereza kuri ayo mazi, ne kuzongera kuza kuvoma amazi hano. Urumva yuko imitekerereze yiwe we n'ubundi yari arimo areba ku bintu birimo bigaragara aho ngaho, n'ikintu arimo yireberaho gusa. Ariko noneho Yesu icyambere cyo yaravuze amazi y'ubugingo. Ubundi amazi y'ubugingo ni amazi atangirwa ubuntu, ntabwo atangirwa ikintu runaka, nta mafaranga washobora kuba watanga kugira ngo amazi y'ubugingo bayabone. Reka nta kintu kimwe watanga. Icyambere cyo imbabazi Imana itanga ntabwo zigira ikiguzi runaka, ntabwo zigira incuro, ntabwo zigira ikintu runaka washobora kuba washingiraho. Uko icyambere cyambere tuvuga ngo abamwemeye bose, abo ngabo bakizera izina ryiwe, abo ngabo bose se bazi icyo bitwa ubutware bwo kuba abana b'Imana. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese, umwizera wese, uwumva wese yakwizera uwo mwana w'Imana ye kurimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amena. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga
byatumye itanga uwo mwana w'ikinege kugira ngo umuntu wese uzamwizera azahabwe icyo bita ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu icya mbere cyo ni nacyo kintu yarabwiye uwo mugore, yamubwira ngo icya mbere banza unyizere gusa, banze wizere uwo mwana w'intama, banze wizere uwo mwana w'Imana, uwo ngo muriho muraganira. Ayo mazi yararimo amubwira nta kindi nako gakiza, amubwira yuko anyweye kuri Kristo. Icya mbere cyo dufite abantu benshi cyane n'ubundi baza bakajya mu bintu by'amadini ariko batarigeze bakira ayo mazi, ntabwo bigeze bayakira. Niyo mpamvu usanga umuntu atajya ahinduka ku ngeso ziwe, agira ingeso zamubase iteka ryose. Ni umuntu w'umunyangeso, ni umuntu w'umunyamagambo, ni umuntu uhora atenya abantu, ni umuntu ufite ibintu byinshi cyane bitandukanye aba arimo agenderaho. Ariko igihe kiraje. Amena. Yesu ashimwe cyane. Nibwo Yesu yakomeje cyane kwibwira n'uwo mugore bitandukanye, ariko yigeze fare kuri 23 nibwo yavuze amagambo, aravuga nibwo umva mwebwe musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga iyo tuzi. Niko Yesu niko yamubwiye. None ahita avuga ngo umva igihe kiraje kandi kirasohoye, ubwo abasenga Data mu kuri no mu mwuka aba aribo bamusenga. Amena. Igihe kiraje ndetse kirasohoye. Banze wibaza cyane imisengere yawe. Nigera bavuga ngo ikintu bita gusenga habamo ibintu bigera muri 2, habamo kwezwa no gusoma ijambo ry'Imana. Anytime uzisanga ibintu byo utari kubikora, uzamenye neza yuko amasengesho uri gusenga ni impfabusa, nta kintu avuze imbere y'Imana. Niyo mpamvu wagomye kubafata umwanzuro cyane hakiri kare, ukamenya neza ukuntu wagendera cyane mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Uko nubura kugenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana, uzisanga nawe ahandi hantu hari ukundi kuntu uzisanga bitandukanye uko Imana ishaka. Amena. Icya mbere cyo Imana ni umwuka. Umuntu wese uvuga ngo ari mu nzira y'agakiza agomba kuba yayoborwa n'umwuka wera. Nkuko icyambere cy'Imana mu hagati ku bice bitaro tubwira ngo nimuyoborwe n'umwuka wera, niko muzakora ibyo kamere idashaka. Kuko ibyo kamere ishaka bitandukanye cyane n'ibyo umwuka yifuza, kandi ibyo umwuka yifuza bitandukanye cyane n'ibya kamere. Icyambere cy'Imana ni umwuka. Kuba uvuga ngo uri umurokore ukaba utuzura umwuka wera, ugasanga wuzura amagambo, ugasanga wizura amazimwe, ugasanga wuzura ubusambanyi, ugasanga wuzura ibintu by'ubusinzi, ugasanga wuzura ibintu byinshi bitandukanye, aho ngaho nta nzira y'ukuri, nta nzira y'ukuri urimo, kandi uko ni ukuri kw'ijambo. Icyambere cyo ikizerekana yuko maze gukizwa neza ni uko uzuzura umwuka wera. Mbagwije ukuri, umuntu wese utari umupantekote, umuntu wese utuzura umwuka wera, uwo ngo nta bwami bwo mu ijuru ashobora kuba yabona. Naho yagira gute, naho wagira gute, ntabwo wabona. Amena. Icyambere cyo Imana ni umwuka. Kuba wavuga ngo usenga Imana utayisengera mu kuri no mu mwuka nta na kimwe muhuriyeho. Imana ni umwuka, irashaka yuko nawe ubwawe niba ushaka kuba wayisenga, banze ujye mu mwuka wera, banze wuzure umwuka, ureke kuzura ibintu bidafite agaciro, ureke kuzura ayo mazimwe, ureke kuzura ayo magambo, ureke kuzura ibintu bitandukanye bibi. Icyambere cyo niba ushaka yuko wayoborwa n'umwuka wera, banze wanjye kamere uyirukane burundu. Ariko ikibazo gito cyane muri iyi minsi ni uko kumenya umurokore w'ukuri hari ikibazo. Urasanga bagiye bivanga mu bintu bitandukanye, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga Data mu kuri no mu mwuka aba aribo bongera kumusenga. Uko icyambere cy'Imana ni umwuka, n'abasenga ngo kwisenga mu mwuka no mu kuri. Ibyo wakora byose utabikora mu mwuka no mu kuri, nta nzira y'agakiza urimo, nta nzira y'ukuri urimo, uri mu nzira ya yindi y'igihogere
ntiyogere yayindi abantu benshi bibereyemo ugenda uvuga ngo mumenye ubwenge, ariko hari ubwenge mwagiye mwiga, ubwenge bw'abadayimoni butari ubwenge buvuye ku Mana. Nimurebe uko mwakongera guhindukira maze Kristo ngera kugirira imbabazi. Ntabwo yita cyane kugiye umaze mu itorero, kugiye umaze mu madini, kugiye umaze uyobora amadini. Aho ngaho icya mbere cyo, niba utarabikore mu mwuka, ndaho muhuriye na Kristo. Nta na hamwe, nta na hamwe, nta na hamwe rwose. Imana itugire neza cyane. Nta na hamwe. Ikiguza na Kristo nuko mwumvira. Uko icyambere cyamwe tubwira ngo ndabankunda kandi abashakana umwete bose, abo ngabo no bagomba kuba bambona. Ntabwo uzigera umubona ngo nuko uwo mushatse utabaje kumukunda. Uko yabayobora tubwira ngo umuntu wese uba gukunda Imana agomba kuba yubaha. Agomba kuba yubaha iteka ryose. Agomba kuba yubaha Imana. Imana ni umwuka, n'abasenga bagomba basenga mu kuri no mu mwuka. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Haleluya. Nanjye nzasaba Data yongere, amen, yongere abahereze umufasha w'Umwuka Wera. Ariko iteka ryose umufasha yaraje, ariko twaze kumwakira. Ariko icyambere cyo, abamwemeye bose bakizera izina ryiwe, abo bose bafite ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Amena. Iso shimwe cyane. Baze wibaze cyane uko ndi gusenga, bigaza ko senga mukuri n'umwuka no mukuri. Baze wibaze cyane, banze wongere wirebe, banze wongere cyane, wongere wisuzume cyane, ubanze wibaze imigendere yanjye igaragaza ko meze gute, imivugo yanjye igaragaza ko meze gute. Ariko igihe niki ngufata umwanzuro muri wowe uve mu bintu by'akajagari. Uko icyambere cyo, Imana ntawe ikora mu kavuyo, Imana ntawe ikora mu by'akajagari. Imana icyambere cyo igira ibintu biri kuri gahunda. Tuko kuri kujambo. Imana ikora kuri gahunda. Igihe kiraje ndetse kirasohoye. Ubwo abasengera Data mu mwuka no mukuri, aro bagomba ko bayisenga. Uko icyambere cyo, Imana ni umwuka, n'abasenga bagomba kwisengera mu mwuka no mukuri. Ijambo ry'Imana rikambwira cyane muri Timoteyo wa 2:19 ngo nyamara urufatiro rw'Imana rukomeye cyane uracyagaze kandi rwanditse amagambo ruvuga ngo Uwiteka azabe. Nuko abasenga ari benshi, nuko ababwiriza ari benshi, nuko abahanura ari benshi, nuko amatora ari menshi cyane, nuko turi benshi, turi ngo turi muri inzira y'agakiza, ariko Uwiteka azabe. Ugomba kubanza cyane ukabanza ukisuzuma, ukabanza ukibaza, iyi nzira ndimo ni inzira y'ukuri? Icyambere cyo, ibyo wakora byose Uwiteka azabe. Amena. Uwiteka azabe. Waba usambana ukaza ukanabwiriza, waba ugenda uheheta ukaza ukanabwiriza, ukaza ukayobora umukumbi w'Imana, ubizi neza yuko uri igisambo, ukaza ukaba wajya kuririmba, ubizi neza ko uri umusambanyi, ukaba wajya kuririmba, ubizi neza ko uri umusinzi, aho ngaho ngo bwije ukuri Uwiteka arabizi, nta na kimwe atazi. Nuko mwagana mwiyoberanya mu matora atandukanye, ariko mbabwije ukuri, igihe kiraje kandi kirasohoye. Imana igiye kugaragaza uwasenze mu kuri no mu mwuka. Imana igiye guhita imugaragaza. Nawe wajya uheshenga Imana, nawe Imana igiye kuzigera itigusheshenga. Uko icyambere cyo, wajya wishakira ibyubahiro ukabivangamo n'ibyaha. Aha ngaha Imana mugiye kubarana ibyo yagusigiye, ugiye kuyibwira ibyo bimeze, ugiye kuyibwira uko bihagaze. Munsi y'inyumba ntabwo habamo ikintu kimwe gusa, hamwe ibintu bigera muri 2. Haribamo ibintu cyane bakoresha iby'agaciro n'abakoresha ibidafite agaciro. Ugomba cyane kwibaza, banza ukitekereza, ukabanza ukibaza, njyewe ndinde, njye bimeze gute, njye bihagaze gute, ndi imbere y'Imana.
ariko igihe niki kugira ngo wongere wisuzume. Uko Imana icyambere cyo ntabwo yitaye ku minsi umaze mu itorero. Imana ntabwo yitayeho. Icyo Imana yitayeho cyane ni aka kanya. Reka wongere uhindukire. Mwagiye mwumva kenshi ariko mwanze kumva, mugaya mugera mugare mukavuga ngo wowe ceceka ngo nijya kuwanje mu itorero. Kuba wabanza mu itorero icyo ntabwo ari ikibazo, ahubwo icyo ikibazo kirimo cyane nuko wagiye uvuga ibitakurimo, kandi wowe aho ngaho uzagirwa n'urubanza rukomeye cyane. Imana yo mu ijuru izabadiha, murabizi kandi murabizi iteka ryose. Ariko iyi saha wahindukira, ureke kujya wita ku bintu bikomeye cyane bitandukanye urimo, ukamenya neza ahantu ndi ambasaderi w'Imana, ahantu ndi wa wundi se Imana yishimira, ahantu ndi se ndimo ndakora ibyo Imana ishaka. Isa ni wongere wisuzume, isa ni wongere cyane, wongere urebe, maze wongere cyane ubaze cyane iminsi maze bimeze gute, ni gute nagiye ngaragara imbere y'Imana, iminsi maze ni gute nagiye mvuga ndi imbere y'Imana. Ariko igihe niki kugira ngo wongere ufate umwanzuro. Imana yongere cyane, yongere ikurebe, yongere ibone uri umumaro, yongere ibone uri umuntu udasanzwe, yongere ibone cyane uri umuntu w'igitinyiro, yongere ibone cyane uri umuntu wo kwizerwa imbere yayo. Uve mu bintu by'ibigare, uve mu ntambara uhoramo, uve mu bibazo bitandukanye uhoramo. Iyi saa tuvugana ufata umwanzuro. Imana yo mu ijuru yiteguye kubana nawe. Imana yo mu ijuru yiteguye ko yakugirira neza, nuko wabanza ukayemerera, yonyine ikabaza ikakuyobora mu bintu byose bishoboka. Emerera Imana izi kuyobore, emerera Imana izibane nawe, emerera Imana izi gukoreshe, ikoreshe iby'ubutwari. Imana yemerere cyane, yongere ikuhagire, wongere ikuhagire burundu, wongere ikuhagire burundu mu ruhande rwawe. Amena. Imana ishimwe cyane. Igihe niki kugira ngo wongere cyane, wongere wisuzume, wongere amasengesho yawe muri rusange ujye usenga, wongere wibaza cyane ukuntu ugenda, wongere cyane wibaza cyane mu bintu byo butandukanye, wibaza ukuntu banye n'Imana. Niba uko mubanye, niba ubyibuze uri kubona yuko hari aho yo idakugeza, wongere cyane wibaze cyane ukuntu tubanye n'Imana, koko bizatuma byibuze nsimbuka n'ahantu. Wongere wibaze cyane, wongere utekere cyane wibaze ukuntu mbanye n'Imana, bizatuma byibuze ngira ahantu ngera. Ariko igihe n'iki ngiki kugira ngo ube wafata umwanzuro. Imana yo yiteguye ko yakugira neza, Imana yiteguye kuba yabana nawe, Imana yiteguye kuba yakwishimira mu buryo bwose bushoboka. Imana yiteguye kuba yakongera kuba yakugira umumaro uri imbere yayo. Amena. Sashimwe cyane. Tugeze umwanya wo kuba twasenga, ariko rwose fata umwanzuro hakiri kare, fata umwanzuro hakiri kare rwose. Kuba wasenga iminsi 70, kuba wasenga iminsi myinshi cyane uhora wiyiriza ubusa, ariko icyambere cyo utabikora mukuru no mu mwuka, ibyo ntacyo bivuze. Uburinzi bwonyine waba ufite nuko waba usengera mukuru no mu mwuka, ukabusenga nk'uko Imana ishaka, ukavuga nk'uko Imana ishaka. Uko abantu benshi bafite cyane muri iyi minsi nuko ntabwo dukora nk'uko Imana ishaka, nta nubwo tuvuga nk'uko Imana ishaka, ahubwo Imana irashaka yuko twongera kwisubiraho, twongera kuba twasubira ku rufatiro cyane. Banza cyane wongere wibaze, iminsi maze nsenga, iminsi maze ndongotana mu by'isi, iminsi maze ndi mu buzima butandukanye, ni gute nagiye ngenda, ari aho nkorera se, ari mu rugo ahomba, ari mu miryango yanjye, ariko nagiye ngenda mu nzira, nagiye ngenda nk'uko Imana ishaka. Banza wongere cyane wisuzume, banza wongere cyane wibaze byinshi bitandukanye, banza wongere cyane wibaze cyane wibaze, none isaha Kristo aramuja ntunguye byagenda gute? Reba cyane ukuntu wakwisuzuma, ntabwo wagirwa n'urubanza cyane uza kwisuzuma. Imana y'amahoro icyambere cyo yiteguye ko yakubabarira, uko icyambere cyo nuriya mubyeyi yababariye umwana w'ikirara, umwana wari umaze kujya kwahisha ibyo byari bamuhaye byose muri rusange, yongera agaruka. Ariko se yaraje se atamwakirana ubwuzu. Niyo mpamvu nawe iyi saha Imana yiteguye kuba yakwakirana impo nyinshi zidasanzwe. Emerera Imana yongere ikuyobore, emerera Imana yongere ibane n'Imana iteka ryose. Ariko ibyo wakora byose utubaha n'Imana, byose ni ubusa. Imana ishimwe cyane.
tugeze mu kanya ko gusenga. Banza cyane wongere wisuzume. Rero tugiye gusenga Imana, ntimugire ngo turihuse cyane. Icyo nzi neza ni uko Imana yo mu ijuru hari ikizakora ku bantu bayo bayihora imbere, bari batakambira uko bukeye n'uko bwije. Mureke dusenge Imana, maze cyane nawe ufate umwanzuro. Imana yo mu ijuru iteguye ko yakubabarira. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Nyemera cyane ubanze utwemere, ubanze utwishimire. Tubarire Imana cyane aho tutasengeye umwuka n'umukuri. Twishimire, utubarire cyane. Babarira abasore, babarira abagabo, babarira abakobwa. Reka imbabazi Imana zongere zitugereho ukundi. Uko twagiye tugenda turungutana mu by'isi mu buryo butandukanye, reka utwemerere, kutwishimire. Twambike imbaraga z'umwuka wera hagati muri twebwe, tuyoborwe n'umwuka wera, maze tubone gukora ibyo ushaka. Urakoze ko twambitse imbaraga z'umwuka wera. Urakoze ko twishimiye. Urakoze ko wongeye kutugarukaho. Nyemera cyane ugende n'imitima Mana yabaye akahebwe, itagira akamaro kuba yahinduka. Ugende Mana uyigenderere, kandi ugende ugendereye imitima. Urakoze Kristo mwiza. Urakoze kumvishe gusenga kwacu. Tubisabye twizeye Mana, tuzi ko ubikoze kwa Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Waba ufite igitekerezo cyangwa ugira ikintu ushaka kuba wabaza, wakoresha iyi nimero. Iba no kuri WhatsApp, wakoresha n'amagana nta kibazo. Akamenyetso ko guteranya 250 788 270 21180. Imana y'amahoro ibishimire kandi ikomeze bahana umugisha, mwe turi kumwe. Shalom shalom.